ndambwira ati ngiye nkoresha rikeri imeze gutya. Arangije arambwira are you smoking? Ndangije ndamubwira ati smoke ngewe maze like nk'amezi 3 nyiretse, ariko mu busanzwe najyaga ngira ute nyikoresha muri rusange. Arangije arambwira ati rero iyo rikeri uzagenda testing urebe yuko hataba harimo icyo bita, ntabwo narizi ibyo by'amaethanol nyine. Nibwo naje gusanga boss wanjye muri office, ndagenda ndamuganiriza ndamubwira se ko bambaze bakahita bampagarika kongera gukoresha iyi reka bimeze biti. Arambwira ati ubwo rero ushobora kuba ufite ubundi burwayi, yigabanye cyangwa se uhindure ujye wamamaza utayikoresha. Chemeye nizo zanaye mu mwobo narazinywaga mfite umwana w'imyaka 4 n'amezi 5 anamuheka acuramye simenye ko metse umwana. Ufite umugabo? Ufite umugabo? Ntabwo muzi kuko none ntabwo nzi wambyaje kuko nabaga nahaze kiwengu. Huje kandi mbifurije ibihe byiza, igitondo cyiza kuri mwe mwese rero mubana natwe umunsi ku munsi. Ngira ngo abantu mudahwema kubana na Emi Pro Media, by'umwihariko tubarusuje kandi tubahaye ikaze. Nanone ndagarutse ngo tuze kuganira ku makuru ariho ndetse ari kuvugwa hirya no hino, ariko muze kunyemera mbere yuko tuza gutangira ku makuru yacu mbanze mbabwire bamwe mu baherekeje iki kiganiro turi kumwe umunsi ku munsi, kugira ngo amakuru akomeze kugenda abageraho kandi abagereho acyujuje ya karite nyine gifite ya karite. Turi kumwe na Sator Rwanda Limited, ni imwe muri company ibafite services zitandukanye rero zirimo yitwa consultant, hakabamo icyo bita risk assessment, hakabamo software development training, hakazamo data analysis ndetse na support maintenance. Izo ni zimwe muri services rero babafitiye bashobora kugufasha kugira ngo urugendo rwawe rukomeze kugenda neza. Ushobora kwibaza uti rero urabakura hehe? Bakura Nyabugogo ahitwa muri Manu Plaza. Uraza kubahamagara kuri nimero 0711381155 cyangwa se ubandikiye kuri email yabo ni info@satorrwanda.rwa. ubundi baguhereze services zitandukanye. Rero bakora guhera kuwa mbere kugera kuwa gatandatu guturuka ku isaha y'isa 2 kugeza ku isaha y'isa 11, aho kuwa gatandatu bakora kuva saa 2 kugera kuri saa 8 z'umugoroba. Bagereho rero baguhereze service nziza kandi service utasanga ahandi, zigufashe mu bikorwa bitandukanye, cyane ko ikinyabiziga cyawe bakitaho umunsi ku munsi kugira ngo gikomeze kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Turi kumwe kandi nanone na Emi Pro Media, aho tubafitiye services zitandukanye rero zirimo photography and videography, tukaba tubafitiye editing and production, tubafitiye audio production and mastering, tubafitiye kandi cyitwa computer repair and maintenance, advertisement and campaign. Duhamagara kuri 0783354558 cyangwa se utwandike kuri email ni emiprouniverse@gmail.com, uratwandikira cyangwa se udusange mu Busanza Kigali aho dukorera kugira ngo izo services zikomeze kugenda zikugeraho umunsi ku munsi. Rero twanzika ikiganiro cyacu ndetse tunatangira, ndagira ngo tubanze tuganire. Mu minsi yashize twagiye tubona ingamba zagiye zifatwa na leta yacu mu kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge zari zarafashe intera mu kwangiza abanyarwanda muri rusange. Twagiye tubona rero ibikorwa byinshi byagiye bitegurwa kugira ngo birwanye, harimo gufunga ababigizemo uruhare, harimo gukurikirana abakoraga ibyo binyobwa, harimo kandi gutanga inyigisho, harimo kandi gushyiraho gahunda zikomeza kwibutsa urubyiruko ko tudakwiye gukoresha izi nzoga muri rusange. Navuga ngo ni ibintu byiza by'agaciro kuri buri muntu wese nk'umunyarwanda, kuko zari zirimo zangiza kandi byari bigeze kure, ndetse navuga ko byari byaranarengeranye, ariko igihugu kitureberera umunsi ku munsi baza kubifatira ingamba uyu munsi. Rero si ibyo bikorwa gusa byateguwe, kuko harimo no kuzimena. Uyu munsi bigikomeje, bari kugenda bazimena mu bice bigiye bitandukanye. Ariyo mpamvu muri buze kunyemerera turaza kumva ubuhamya bw'abantu bamwe na bamwe, kuko harimo abazamamazaga, harimo abazinywaga ndetse akabamo n'abazicuruzaga. Murumva ko rero buri ruhande rufite icyo bwakavuze kuri ibi bikorwa bitandukanye. Ni ku munsi w'ejo, navuga ngo ni umunsi wakomereye umwe mu bakire, ariko nanone waruzi impamvu y'ibyo ngibyo. Ndaza kubasaba ko twasimbukira ni mu karere ka Rulindo, turebe ibyakozwe ku munsi w'ejo ndetse uko n'abanyarwanda bari kubibona nuko bari kubivugaho. Ni mu karere ka Rulindo rero, umudugudu n'uwatare, akagari ka Nyirangarama, umurenge wa Bushoki. Ubwo rero hamwenwaga urwagwa rw'akarusho rwo ku ruganda rwitwa Nyirangarama. Uyu Nyirangarama ku munsi w'ejo navuga ko
izisaga litiro ibihumbi 26 z'inzoga zari zarakozwe. Nyuma y'igenzurwa ryakozwe na bamwe mu babishinzwe basanze zitari zikwiye kuba ziri ku isoko, bahitamo kuba rero bazimena, ndetse bakanamusaba ko yazakomeza kugenzura ubugize inzoga azikoramo, harimo aho zikorerwa, harimo ibizikora ndetse n'abantu bazikorerwa, kugira ngo barebe niba koko hari icyo zafekta ku buzima bw'umuntu. Nyuma y'uko bakoze iryo genzura, basanze koko bakwiye kuzimena, agahabwa igihe cyo kubanza kwisubiraho agacekinga niba ibyo bikorwa bye byujuje ubuziranenge. Ngira ngo muri video murimo muragenda mubibona kuntu zamenwe ni inzoga nyinshi cyane, ariko iyo tugiye ku magambo yavuzwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda muri Rwanda Nord cyangwa se muri iriya ntara CIP gira bakunzi Ignace, yavuze ko byanga bikunda hagendeweho n'ingamba nyinshi kugira ngo bajye gufata umwanzuro wo kuba bazimena. Saho gusa kandi hari n'utundi duce tugiye dutandukanye two mu gihugu bagiye bamena inzoga. Navuga ngo ni ibintu leta yashyizemo imbaraga kugira ngo izice, kugira ngo zireke gukomeza kwangiza abanyarwanda muri rusange. Hari ikigo cyitwa Rwanda Non-Communicable Disease Alliance cyangwa se RNCDA, umuryango wita ku gukumira indwara zitandukanye, yashimiye leta y'u Rwanda kandi ingamba yafashe mu kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge, kandi yavuze ko ibikorwa bya Minisitiri w'Ubuzima Rwanda FDI abarimo kugenzura no gufunga ibigo bitubahiriza ibisabwa no gukura ku isoko inzoga zishobora guteza ibyago ku buzima bwa muntu. Mu by'ukuri navuga ko ni ingamba zishimisha buri muntu wese kubona ikintu cyarimo uburozi, poison, zishobora kwangiza abantu. Ngira ngo murakomeza kugenda mubikurikira no mu mafoto, ariko inkuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Izuba Radio nacyo kitubwira ko mu karere ka Rulindo gakomeje ibikorwa byo kurwanya no kurandura ibinyobwa bitujuje ubuziranenge kimwe n'ahandi mu gihugu hose, hagamijwe kurengera ubuzima bw'abaturage no kubahiriza amategeko agenga ubucuruzi. Mu minsi rero igera kuri ku 10 hamenwe litiro zisaga ibihumbi 120 by'inzoga zitemewe. Ibi ni biri kubera mu karere ka Ruhango. Navuga ngo uturere dutandukanye twahagurukiye kurwanya izi nzoga. Navuga ko ni ibintu byiza cyane ku banyarwanda, cyane ku muturage. Reka tureke kureba ibihombo wenda bizabaho kuri aba babicuruzaga, ariko turebe inyungu ahubwo igiye kuza nyuma y'uko ibyo bintu byangizaga ubuzima bwa muntu cyangwa se bwangizaga ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange, byamenywe byakuye ku isoko. Twebwe ubwacu hari inyungu nyinshi hambaye tubifitemo, kuko ubuzima bwacu buzongera busubire ku murongo. Hari abantu babitekereza bakavuga bati ntacyo zakoraga cyangwa se ntawe zicaga, ariko iyo ukurikiranye amakuru neza usanga hari abantu benshi zagiye zigeraho uruhare. Ngiye kubumvisha amwe mu majwi ya bamwe mu bantu bari kuvuga kuri izi nzoga ko byagendaga, harimo abazamamaje ndetse harimo nabo zagizeho ingaruka. Munyemerere twumve uyu wa mbere. Ko nizo nanjye zankuyemo amenyo nsigarana abiri nk'ifu. Imyaka 32 mfite ziranshajishije. None ubwo tumenye n'amadusamanyije twebwe abagore. Twebwe nagiye mumva ni byinshi, ariko nshima Imana ko ntakuyemo ubwandu, zakuyemo amenyo nuko y'inkovu. Waretse kuzinywa ejo bundi babica cyangwa wari warabiretse? Hacemigiye kuko hacemigiye nizo zanaye mu mwobo. Nabazinywaga mfite umwana w'imyaka 4 n'amezi 5. Banamuheka acuramye, simenye ko metse umwana. Ufite umugabo? Ufite umugabo? Ntabwo muzi kuko none ntabwo nzi uwambyaje, kuko nabaga nahaze kiwingu. Muramwumvishe rero ubuhamya yitangiye avuga ko iyo yazinyweye akamenya n'umusambanyije, akanavuga yuko afite umwana ariko atazi umugabo wamuteye inda, kubera yuko we ibye yiberagamo no kwinywera izi nzoga z'ibyuma ndetse no kwinywera, kuko ubushobozi bwe n'ubushobozi iyo umurebye mu maso ubona ko ubushobozi bwe bukiri hasi. Akanavuga ko ahanini izi nzoga zasaga nk'iziborohereje bitewe nuko buri muntu wese ukora cyangwa se ushakisha ubuzima yabaga afite amafaranga ashobora kugura izi nzoga, cyane ko zitari ku biciro biri hejuru. Navuga ngo leta y'u Rwanda rero itabaye ubuzima bwa bamwe. Niba koko uyu mwana yaravutse ariko uyu mama watazi ise, abitewe nuko yanyweye inzoga,
akaba amenyo yarakutse nuko ngira ngo afite igikomere hano, baze kubashyiraho video afite igikomere hano cyatewe n'izo nzoga ndetse n'ibindi bitandukanye. Murumva ko byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'umuturage muri rusange. Uyu ni umwe mu bazikoresheje, ariko reka mbumvishe n'umwe mu bagerageje gufata ibiraka cyangwa se akazi ko kuzamamaza yahawe n'inganda zakoraga izi nzoga zitandukanye. Uyu yitwa Sky2, muramuzi mwese cyane, ni umwe mu bantu bari popular cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mureke nawe tumwumve. Njyewe nakoze akazi ko kwamamaza kino kinyobwa, namamaza bino binyobwa njyewe mu rwego rwo kubikundisha abantu kubera ko nahembwaga kandi bikantungira n'ikintu umuryango, ariko njyewe byaje kungiraho ingaruka. Ati gute? Muri kontra nakoze yamaze igihe cy'umwaka umwe n'igice namamariza iriya nzoga nanahembwa. Ubwo muri kontra hari harimo clause yuko nko kudamura abanyihereye agakawa ntemerewe kwicara mu kabari hatari akaraka boto kanditseho iriya brand nagiraga gute namamarizaga, kandi bikaba ngombwa ko niyo nzoga ngomba kuyinywa. Urumva mu gihe cy'umwaka umwe n'igice nanyweriye iriya nzoga, nk'ubu njyewe reka mbivuga wenda aba owner of the business ndetse wenda n'abaganga muri rusange wenda ntibazagira umwiko mu bantwaraho kubera ko ngiye ninjye uzagahinda kanjye. Ngiye nanywa iriya nzoga nkuramo n'ubumuga bw'ijisho. Sinzi niba ureba iri jisho ryanjye ukuntu rimeze, nambayemo contact lens. Yego. Urabona? Ni ukuvuga igihe nivuje rero ngiye rino jisho bivuze ngo warambeshye. Gute? Warambeshye. Turaganira. Bretse reka tuganire. Ntabwo nakubeshye. Ati gute? Warampishe. Mu buhe buryo? Warambwiye ati nagize impanuka. Oya. Ntabwo wambwiye ko ari ukubera iki? Oya, ni uburwayi. Njyewe kamusobanurira. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo n'aba baganga turaza kubagaruka. Njyewe mu kurwara kwanjye rino jisho najyaga ajya kwivuza. Nahereye ku bitaro by'inkuru nziza. Njya ku Muhima, mva ku Muhima banyohereza Bishenyi guhura n'umu specialist w'umuzungu bita Dr. Piti kujya kwivuza. Ako ngo ntabwo abaho. Nararenze. Ariko ikintu njyewe cyaje kumbaho, najyaga mubaza ati ese docteur, njyewe ikintu cyateye iyi ndwara yanjye bita Muren URCL ni ikihe? Muganga nyine yakambwira reka turebe urukuno. Abaganga sometime nabo bajya badukosereza, ntakubwire ikintu kiri gutera ubwo burwayi, akakubwira agaca ku ruhande we akakuganiriza muri rwa rwego rwo kugira wenda psychology kugira ngo atakwica mu mutwe akirinda kukubwira uburwayi bwawe. Inshuro ya mbere barambazi, inshuro ya kabiri ndagenda barambaga, ku nshuro ya gatatu njyewe umunsi wa nyuma bambaga umbwira ngo bakubaze kubaga kabiri urajya bwa gatatu. Ndagiye bwa gatatu kujya kumbaga ku nshuro ya gatatu nibwo njyewe docteur namuhaye nyine namuhaye umwanya nawe mu mwanya. Urumva iyo bajya kubaga inshuro eshatu hari igihe cyawe ugira ukaganira n'umudocteur kugira ngo nawe akubwire uburwayi bwawe umubwize ukuri. Njye docteur rero naje kumubwiza ukuri. Ndamubwira ati njyewe nkoresha rikeri imeze gutya. Arangije arambwira are you smoking? Ndangije ndamubwira ati smoke njyewe maze like nk'amezi 3 nyiretse, ariko mu busanzwe najyaga ngira ute nyikoresha muri rusange. Arangije arambwira ati rero iyo rikeri uzagenda testing urebe yuko hataba harimo icyo bita, ntabwo narenze ibyo by'amaetanol nyine. Nibwo naje gusanga boss wanjye muri office, ndagenda ndamuganiriza ndamubwira se ko bambaze bakahita bampagarika kongera gukoresha iyi reka bimeze biti? Arambwira ati ubwo rero ushobora kuba ufite ubundi burwayi, yigabanye cyangwa se uhindure ujye wamamaza utayikoresha. Niko boss yambwiye nyine. Honestly ibi ngibi birahagije kuba umuntu wese udukurikiye ashobora kumva ububi bw'izi nzoga cyangwa se ashobora kumva ingaruka zari zifite ku buzima bw'umuturage hari muri rusange. Uyu ni umwe muri Sky2 wariye amafaranga menshi atandukanye y'uruganda narwo bafunze bashinza ko bagomba kugira gute, bagomba kuba bakora ibintu bishobora kuba byangiza abaturage. Uyu Sky2 avuga ko izi nzoga yamamarizaga uruganda rwakoraga inzoga yitwa B1 Gin. Abantu bose mwarabikurikiranye, sibyo? Mwarakurikiranaga kuri social media ziwe, ahantu hose byabaga bihari ndetse ari kumwe n'izi. Kandi avuga ko we yazikoresheje, nyuma kuzikoresha nizo zaje kumutera ikibazo cy'iri jisho mwumvishe, bituma Sky2 yigira inama yo kugenda kubaza boss we, akavuga ati izi nzoga ko mbona nayindwaye ijisho bakaba bambujije kuba ndi buzikoreshe, zaba zifite
uruhare mu kwangiza ijisho ryanjye. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Bishatse kuvuga ngo izi nzoga ziri kumenwa cyangwa se ziri gucibwa zari zifite uruhare runini cyane mu kwangiza umuturage w'u Rwanda. So, navuga ko ahubwo n'ahandi hose batarafata ingamba yo kuzimena bakomeza gukurikirana ingamba zashyizweho na leta ndetse na bimwe mu bikorwa biri gutegurwa na leta yacu y'igihugu byo kurwanya izi nzoga zitemewe. Buri muturage wese akwiye kubigiramo uruhare kuko nibiza kurengera ubuzima bwa muntu, nibiza kurengera ubuzima bwe, cyane cyane urubyiruko muri rusange, cyane ko nitwe twazikoreshaga. Abantu benshi zagiye zibangiza mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imikorere, bigaragarira buri muntu wese. So ubwo dufatanyije na leta yacu, dufatanyije na buri muntu wese, mureke turwanye izi nzoga zitemewe. Erega hari izemewe wagenda ukanywa ushaka gufata kwinjiza alcohol mu mubiri kandi nziza ziri ku isoko hariya zujuje ibisabwa. Uyu rero Nyirangarama yahawe warning yo kugenda gusubiramo mu bikora izi nzoga ahazikorera n'abazikora kugira ngo barebe niba koko bigomba kuzuza bwa buziranenge bwifuzwa, ubundi babe bamwemera kuba yagira gute yazishyira ku isoko noneho zujuje ubuziranenge kugira ngo buri muntu wese agire gute abe yazikoresha. Ngira ngo nashakaga kugira ngo mbapdatinge kuri iyi nkuru, ndetse hari namwe ko mubyumva nk'ababyeyi cyangwa se abazikoresheje mwese, ubaye ufite ubutumwa cyangwa se ubuhamya ushaka gutanga kuri izi nzoga, jya muri description y'iki kiganiro ushakemo nimero zacu, umpamagare, ubundi ngewe nzaze tuganire, uduhe ubuhamya, utubwire aho zakugejeje, utubwire n'ingaruka zatanze ku buzima bwawe. Ndabizi neza nzaza tuganira aho uri hose nkugereho, ubundi umpe ubuhamya, ubundi dufatanye kubaka igihugu kizira inzoga nk'izi zangiza abantu. Ndabakunda cyane, mwibutse yuko turi kumwe rero na Sato Rwanda, ikaba ibafite services zitandukanye rero, by'umwihariko nkuko natangiye mbibabwira, ibafite services zijyanye na consulting, icyo bita risk assessment, akaba icyo bita social cyangwa se software development, akabamo training, data analysis, support and maintenance. Abo izo services zose baraziguhereza. Ushobora kandi no kubahamagara ubakeneye kugira ngo bagufashe kuri nimero ya 0781 cyangwa basange hari Nyabugogo muri etage yitwa Manu, ubundi baguhereza service. Ubandike kuri email yabo ni info@satorrwanda.rwa cyangwa ubasange kuri yo office. Nakubwiye bakora guhera kuwa mbere rero kugera kuwa gatandatu, aho guhera kuwa mbere bakora kuva saa 2 kugera saa 11, naho kuwa gatandatu bagakora kuva saa 2 kugera ku isaha y'isa 8 z'umugoroba. Bagane rero baguhe service, ari nako ugana Emi Pro Media baguha services zitandukanye zirimo live streaming, harimo recording and video, harimo mastering, harimo photography n'ibindi bitandukanye. Nabo ushobora kutwandikira unyuze no kuri hano kuri YouTube, twandikira tukagufasha aho uri hose mu bice bitandukanye. Ndabashimiye cyane rero, ngewe nitwa Iradukunda Keve Junior, iyi akaba ari Emi Pro Media.